kiriya cyagaragaje uwo ari we uriya niwe Bowazi rero naho ibyo yaberekaga kuri kamera ntabwo byari byo ahubwo Bowazi dore n'uriya uriya niwe Bowazi uyu babonye abantu bahurura hari utwika umugore n'umwana yego uwo niwe Bowazi naho uriya bitaga pasiteri n'undi muntu wiyoberanyaga dore Bowazi n'uriya nibagenda basengera ndavuga ubuhanuzi bahita batangira batura urakanyeshyari ariko ishyari ryanjye riragaragaye rya shyari banshinjaga riragaragaye buretse tugenda ukoze ikiganiro ati nta kuntu waba uri umukozi w'Imana ngo ukorere ubukwe mu kabari kugira ikibazo ubwo wigeze ubatwerera ntabatwerera sinajyanye ibiguzi kugira ngo njye gusaba imbabazi ngo byarananiye ngo byaratunaniye ngo twamaze iminsi ngo namujyaga kumukora ngo akiruka ngo nanjye nkiruka ngo ubwo rero ngo birangije ngo twarinze kwiyambaza abakuze kandi iryo joro yatubwiye ko hahiye kuko niwe wavuze ati muhamagare ati ntihagire ikindi ntihagire indi kamera izamo hano ati Karosi yaransebeje urabizi ko ntigeze musebereza kuri Zaburi nshya ati ubwo rero hagomba kuza umuntu bita Plaisir akaba ari witera ati Karosi akadusaba imbabazi ati si yose ireba ntaki ndavuga afata synthetizer apfa yarafite gitaragira na synthetizer abirambika bati curanga Plaisir ni umuhanga yashatse kukuzamura ni umuntu ugukorera utuntu n'utundi ku buryo wari wese akugirira amarangamutima cyakora icyo cyo nakimubonyeho abishaka yagukiza Karosi yasenyeye umuryango Karosi yanukiye data Karosi yanakiye data bukwe yewe mana we Karosi yatwangishije abantu Karosi atumye inzara itwica Karosi biki n'ibiki yewe yema mana arangirira abafasha ibiganiro abarabizanye Imana mubabarire ibyo yakoze nawe kuri nge ntago ne namubabarira sasa ahubwo nimbona nashe bavuganye atabimbwiye ni ikibazo haba Karosi habeze kiyeri yewe namwumvaga gutyo shiramuvuga ako namuza ko nabonye no kuri ko Imana ukuntu ameze n'amagambo avuga ndabona riba ahubwo yegereje byanga cyo kubarega ni bana aragira ati yewe cyamakuru byase bisatira ntabana hamagaye baje bansanga ariko ubwo bano batwa bakuru kagira bane kubyo ntavuze ibyo sharatavuze genda biregera tusuko mutuka ariko ngewe uramuna afite uburwayi bwo mu mutwe ijana kwijana ati dore hano yavuze ko twarindaya umugore ati nta foto nta cyabaye ati twereka aho twasambaniraga arangije azana uduki abagiye mu biganiro yo kabyarigiza n'akantu kamwe kakagukiza ibizanye rya jambo yanyise umusazi ngeze w'abanyamateko yamwanitse bikomeye none urazi kwitwa ko kwica ko wagambiriye kwica wagerageje kubishyira mu bikorwa bigapfuba kiriya kintu ni danje urumva ubundi abandi banditswe n'ubusambanyi bafatanye n'indaya abandi bagira gute ariko we yamwanitse noneho yaragiye kwica Bibiliya avuga ngo kwihangana kwanyu kwihangana gutera kunesha ngo muri yakinyo kandi irambyinira irakagaragaza akavideo karacyahari umugore wa Bowazi bigera ku rwego ava mu kiganiro ati ni munsokere no muntu aratwirukana ati ni munsokere no muntu twirukana abantu barabyanditse muri commentaire ati wa mugore bugira gasuzuguro bahise bavuga turi urugo rurimo umuriro ati reba buryo uri kubwira abagabo baje iwawe aribwo ugikora ubukwe abantu barabimugaye nyamara abantu barareba Yes, ikaze cyane kuri mwese abadukunda abadukurikira tubifurize amahoro y'Imana twizere ko mumeze neza cyane niba utameze neza mu buzima ukomere wizere ko ejo n'ejo bundi ubuzima bugomba guhinduka turi kumwe na Uwihoreye François Karosi kuri Karosi TV Karosi umeze neza ndashima Imana
ayiwana wambaye neza ariko rero niko bikunda. iri kote si ryo wambaye kwa Bowazi wagiye gusaba iri imbabazi niryo kote nari najyanye gusaba imbabazi baranazinyima mwana. Bazimpa by'igice. niryo kote wambaye wagiye gusaba imbabazi kwa Bowazi akimara gukora wajyanye n'umuceri najyanye n'umuceri n'umunyamerika mwajyanye n'amafaranga nakanze akanyenyeri natanze inkwererano ntari natanze n'umunyamerika mwajyanye twajyanye na Charite yaturutse ni nawe nabwiye ni genda ugende ndamwinginga ntumbabarira ugende umubwire uti nje kugira ngo mbasure nababonye kuri YouTube mvuye muri Amerika kugira ngo mpabwe karibu. Yabanje kujyana na madamu kugira ngo bajye kuncira inzira mbona uko mpinje. Mpageze rero ubona uko ujya gusaba imbabazi narageze se sha bampaye izo ku munwa. barakubabaje Sha nawe urabizi ko ubabaje Karosi bitoro. oya ntago je Karosi byoro mbabarira witangira witangira kubizana hakiri kare ukuri jewe nkugira kure akanwa kanjye kavuga uko ngubabaje Karosi nibigira gute ntago bimugwa neza. izi ni ingaruka se ni ingaruka zo kumbabaza no kujyana Maisha ariko hano turi kumwe n'umuntu witwa Maisha Entertainment turi kumwe reka tubanze mubaze ibibazo mubaze niba akomeye ubundi muzi kubaza muraho neza muraho urakomeye cyane rwose ndakubona mu gakote keza karyo ubwo ni ubururu ni iki aka ngaka ni ubururu ku gashati keza kakwegereye aka ngaka ni agasimoro kari kuri taye yawe ubwo kwita keza kwawe rwose gahanaguye aka ngaka niko bimeze tukaba turi muri Getsemani aho ngaho mukansha kugira ngo tuganire ingingo zitandukanye ndi kumwe na mugenzi wanjye turi kumwe hano yego aho ejo twaje kumenya yuko amakuru hari uwitwa Bowazi nemwe mufitanye ikibazo ndetse ni umunsi ngo gidateze kuzashira umugore yavuze yuko atazambabarira ngo rero ndibaza nsabye imbabazi bakanjyana muri ribu yarasoje cya kintu kivuga yuko kuko ari yavuze ngo Karosi sinzakababarira Karosi sinzakababarira yagushyize mu buke aravuga ngo towa ikindi ni umusazi 100%. iraguteganyirijwe Karosi twagiye uri mu bantu bakoze ibiganiro byinshi kuko n'aba bageni kugira ngo bajye muri ribu bari bababaye ntago bagiye gukina ni ihohoterwa ni yicarubozo we Karosi wari wabakoreye urumva kubera urugo rwabo none babateye n'umwako ukuri nuko kuri kuranyagirwa ikinyoma kikugamijwe ariko ukuri gutsinda ikinyoma. Karosi ni cyo kintu cyatumye ukora ibiganiro muri kirya gihe uvuga ko iyi couple itaberanye uvuga ko iyi couple ubukwe bwabo budakwiriye no kuba ntekeza ko ari cyo cyari kiri mu byatumye bajya kukuriga kuri ribu ongeraho ngo ibiganiro bikoraga na saa 7 na saa 9 z'ijoro amurikiwe n'itoroshi amanywa nijoro impamvu nuko jewe nabonaga abagabo nka Bowazi ndabazi byanze bikunze Bowazi ntabwo uri ari we mukobwa wa mbere yarasabye urukundo kabiri wari ugiye kuvuga kari gacicishije ariko wari kukavuga nawe urabyumva nyine iyo wagize gutya hari ukuntu bakoresha urutoki barumanura gutya bakoresha urutoki oya korode ategera gutya oya urajya tekinike dira ngo ni tekinike dira ubwo rero ikindi nari mfite amakuru ko Bowazi buri cyumba agezemo n'urusengero agezemo avuga ko Imana bita Uwiteka yamubwiye kuzashaka umuzungu w'umunyamerika ufite uruhu rutandukanye n'urwe kandi muremure akanya rudindiri ubwo rero yari ahinduye ashatse uwo bita Berize w'umunyarwandakazi pire ubwo rero bisobanutse ko nari maze kumenya andi makuru yuko Berize kandi amusura bagakora tekinike nuko aho ngaho noneho uri mu bantu bazanye ibiganiro bavuga ko Berize azanye inda ndumwe mu bantu babizanye uravuga impamvu yabyo Berize byari amezi angahe impamvu niwe wayimuteye dore wateye inda Berize nagaragara ariko ni n'umugore mwiza wanamu yari n'umukobwa mwiza cyane pe wanamu ahubwo
nuko tutarahagera. Reka tugende. uzi ko inzu ya Bowazi atuyemo ari Ezekiyeli yari yatuyemo. Dukomeze ibyo noneho mu buryo buhari ikigaragara njyewe navuze ko azanye inda kuko numvise ikiganiro yikoreye. Twavuze ko bamupimye bakamumaramo amaraso. Ngendeye kuri icyo rero sanga kuko nanzi idini rya ADEPR uburyo ripima abageni nanjye wanjye bamupimye. Sanga kuvuga ngo bampimye ngo banatwara amaraso menshi, sangamo icyo kintu ko atari harimo no ashobora kuba wenda barakekaga ko ayifite. Ese Karo, amakuru yuko Berize yasuraga Bowazi batarashakana bagakora inshinjwe wayakuye? Nayakuye kuri Bowazi ahangaha nicaye. Cyagiye turi kumwe. Icyagiye. Asa n'ubyibuha. Mwari musaba muganira n'iby'umuryango. Twari nyine twari twabonanye rimwe barimo bamukoresha. Jyana n'iwawe turya akaboko. Ahita nambwira yanaje wanjye turya akaboko. Aza no mu cyumba cy'iwawe. Arangije arambwira ati jyewe umugore wanjye agukunda kuba umusheri wanjye. Ntubizi n'ubyibuha. Ubwo rero mu buryo bumwe Berize ndetse n'uwo Bowazi amakuru ye naje guhita nyamenya ko nese nkunda kuvugana na Bowazi cyane n'umugore. Ubwo rero mpita amenya amakuru sanga ibyo bapurika kuri kamera sibyo biri inyuma mu baturage. Amakuru ya Bowazi arazwi ndetse n'abakobwa yarongoraga yasambanya. Karose aha turi kuvuga ukuri njye babaye mu bakobwa yasambanyaga. Mu bakobwa yasambanyaga mbere uko ashaka kuri. No mu buryo bugaragara muri make Bowazi yari ukunda noneho niba uri umugore munini ubyibushye aguha ibyo ushaka byose. Akagira gute? Akakurongora. Bowazi na n'ubu se yarashatse umugore cyangwa ibyo? Ahubwo ubu noneho birakaze. Jya hano iwacu hano epfo mu Gashyashya ho noneho ubusamanye bwo bwarazamu. Ewe mana we nibajye hano epfo amakuru arahari. Karo, amakuru tuzaniye ko ateye ubwoba. Ndanabafite yasamanyije se baramwima. None hari uwo yasabye mu minsi yatambutse ahantu umuvugabutumwa hano hirya gatoya aramubwira ati mpa wenda guha senkati nindangiza ndanakugurira inkoko. Arangije undi aramubwira ati ntukureshya koko ati koko se nawe koko ko ni ikidamu kandi yarashatse umugore afite umugore mu minsi ishize. Nje tumanuka hepfo aha naje hano mu Gashyashya ruguru hari kwa Kazungu aha kumanda kuri no muhanda w'amabuye. Mpagaze mbona manukanye n'umukobwa yari yaramukuye mu cyumba cy'amasengesho amuzana hano mu rugo rwe hano hirya munini. Amuzanye noneho amumanukana amufashe ukuboko niba bari bagiye he ari kumwe n'umugore we ariko uwo yari afashe ukuboko ni umukobwa. Uwo mukobwa niba ari kumwe n'umugore bwo numva ahubwo bagiye gucana. Ni ikigaragara ko umugore ntiyavugaga we yari anabizi mu buryo bundi ariko ashaka kwiyubakira. None se umugore waje kubaka ibyo wabimubwira? Yimubwiye ngo umugore wa Bowazi yarabizi ko Bowazi asambana. Atabimenya se ubundi yarabiyobewe ko bavuga ko n'umugore wasambana. Umugore abagore niba utafashe umugore ibyo byo ntiwabivuga ko ntiwapfa kubona umugore urimo ugenda hehetwa mu nzira ariko umugabo we uramubona. Byanze bikunze Bowazi arafite ibintu bibiri bibi kandi cyambere ni umuntu ubona abagore akamira amaritiro. Ni umuntu ukoresha ubuhanuzi agatereta umugore kandi akamwangisha umugabo wundi wiwe afite. Ni umuntu ufite ikintu bita guhita yangisha. Niba ufite sheri araza akakwangisha sheri wawe akakubwira ngo Imana iravuze ngo uriya si uwawe. Bowazi ibyo arabikora. Cyo birahari dufite n'amakuru ejo ndaza kuguhamagara. Hari umuntu ugiye kuza ari muri groupe iteye ubwoba y'abantu batandukanye abagore n'abagabo n'abakobwa bakoresheje ubuhanuzi. Ubwo rero iyo groupe iri hano ni abiyita abavuga butumwa n'abahanuzi bakomeye. Bamwe banayobora ibyumba hano za Katabaro n'ahandi. Kuri urumva ko ni ikintu gikomeye. Yego. Turiya gihe ukoze ibiganiro byagenze bite kugira ngo ufate umugore wawe, ufate imiceri, ufate amafaranga, ufate abanyamerika ujye gusaba bazi kwa Bowazi nk'ugiye gusaba umugeni? Jewe nabonaga rura rugo aribwo rugitangira kubakwa.
ndavuga ni nanishese ngira ngo icyo gihe urabizi ko byari mu buzima bwiza. Ndavuga ni reka ngende wenda Bowazi nimuvuga nabi araza kubona abaterankunga kuko ndabizi iyo ubwivuze nabi umuntu abenshi b'abadiyasipora bahita baza birukanka kugira ngo noneho bakwemeze. Ntabwo wabikoze umukunzi. Njye nabikoze mukunzi. Icyitonderwa iyo ntamukunda sinari kutiwe ngo nirirwe nafunze umusozi. Umukunda niwe ari kujya kumumenasa ngo ujye kumwandarika kuri yo. Ahubwo biranakoze byatumye n'umuryango w'umukunda. Kuko urabizi ko ubukwe bwiwe muri kontorore yiwe umuntu manager we yaramubwiye ngo ubwire so uramufite ntazataha ubukwe. Ubwire so bukwe nawe ubwe ubwire umukobwa we nawe abwire so bukwe ntazataha ubukwe. Turahita abanyamakuru kuko uzwi barahita bakora inkuru bavuga ko Bowazi atigeze se ataha ubukwe na sebukwe atatashye ubukwe. Abantu barabona ko famiye isigaye yonyine mugiye kubaho muri nk'imfubyi baraza kubatwerera. Ndagira ngo nkubwire ngo Bowazi yahuye na manager mwiza. Gahunda yo kutaza mu bukwe k'umukobwa nibo babishatse cyangwa ni ukuvuga ngo ni script yabo. Oya ntago ari script. Ni content. Myumva nge mbifitiye amakuru. Ni ibyapanzwe. Ababyeyi b'abagore nibo baje ariko icyo bita abasaza byaranzwe. Kandi uzi koko twese dukora inkuru mu nkuru ziravuga ko ubukwe butigeze butawa n'amafamiye. Afamiye z'umukobwa ntizaje. Aribwo nabazaga mu kigano nkavuga nti wavuze ko uzajya muri convention ari uzakorera ubukwe. Uvuga ko uzajyana umugore wawe mu ndege n'abazaba batashye ubukwe. Nirakoromboka ku Muhima ukaba ari ujyana umugore muri Mitsingi. Ubyibuka hano handitse Primus. Ntubwiyo Mana wavuze ko ikubwiye ko uzakora ubukwe muri ntuze muri ndavuga niyo basi ADPR iza kuguha asare yabo ukaba ariho ukorera. Wamurwanyije kwa kubukwe bwabereye mu kabari. None wabuvuze ngo Imana iravuze icyambere Bowazi si umuhanuzi. N'umuntu witigisa akagira gutya agahita kubwira ibintu. None niba Bowazi ari umuhanuzi gutashobora kubwira umuntu ngo Imana ikurindiye abana kandi uyu muntu nta mwana n'umwe arabyara. Hari uwo yabihanuriye se? Bake ndabafite. Azabyara bari mu nda mu irinze abana barinze kurogwa. Imana sinjije ngo itanduka iba yavanga imino ngo mpite mfata wenda mfate damuntu mpite mvuga ngo Imana ikurindiye abana batatu nta n'umwe urabya. Ururimi rwaranyereye. Nta kunyerera ahubwo ni tekinike y'ubuhanuzi bwo kwiba. Ibiyo tubivuga ubu bizi ko abamwe bishwe nabwo ndavuga ubuhanuzi bahita batangira batura urakanyeshyari. Ariko ishyari ryanjye riragaragaye. Ryashyari banshinjaga buriragaragaye. Buretse tugenda ukoze ikiganiro ati nta kuntu waba uri umukozi w'Imana ngo ukorere ubukwe mu kabari. Mu kabari abamitsinge ba Primus abaki noneho umwe wavuze ko ari bubukorere mu ndege abujyana mu kabari. N'imodoka yari muri imbere n'imwe ageze ku Muhima ibirara bitisha abyina ndomboro ayibyiniramo hariya. Amavideo sinyafite sinonohereje nkoko uko yari yazinzaniye. Ndangije bintu byinshi ndebye ibyo bintu umuntu wavuze ko ari bukoreshe ubukwe muri convention negeranye ibyo bintu byose urabizi ko nge ntashyizeho ubukwe. Nahise mfata video mpita nkubita genda kubita nta mikino. Uramusenya. Ndavuga nti cyitonderwa umuntu wambitse ingofero niso. Umuntu umugore we yambitse ingofero niso. Ese umuntu wahawe wambitswe ingofero n'umugore wawe nako wambitse ingofero nise w'umukobwa. Kuki imiryango yahise igira nkoresha rya jambo yari yivugiye hano yicaya avuga ngo kwa sebukwe bari kumwita ngo akantuze ngo agafundi. Ndavuga ni gute niba sobukwe byanze gutabuka mu muryango ikabyanga bivuze ngo urugo ntiruzubakwa. Urugo ruheshwa umugisha n'ababyeyi bakurikira ikiganiro babikurikirana
mpita nzanamo uravuga ati ntibuzabaho mpita nzanamo Serena Mm. mpita nzanamo ntuze ndavuga ni basi iyo uza kuvuga ngo va kuri convention Mm. mpita nzana inzu ya Serena ndavuga ni basi iyo uza kuzana iyi sare ukaba ariho ujya gukorera. Karo reka tujye ku kintu uvuze gikomeye Yego wanavuze ati urugo rudashyigikiwe n'ababyeyi ntabwo ruzakomera. ndavuga uyu munsi uri kugaragariza abantu ntindebere ko umuryamye mu gituza. Ikigaragara ko ubukwe mwaburiye mbere ni nuko bigaragara ko we nturi n'umugeni ntagaragaza ko ari umugeni birasa naho mumenyeranye. Nikiye mwari mwafashe ya video ndakagarura muranze. Noneho ni nawe wari wagiye kubabaza. Ndangije mpita mvuga nti biragaragara ko nta bugeni mwari mufite n'ubundi mwari umugore n'umugabo. wavuze ko ngo babyutse batananiwe uko ubukwe yabaye tujya gukora ikiganiro uravuga ngo babyutse batananiwe bari basanzwe baziranye. Ndangije wowe washaka ko bananirwa ikintu ariko urazi kugira ngo maze murara mwiruka inzu kugira ikibazo ubwo yigeze ubatwerera ntabatwerera sinajyanye ibiguzi kugira ngo njye gusaba imbabazi. ibaze ikintu Karosi yashingiyeho avuga ngo aba bantu ngo basanzwe baziranye ubukwe bwarabaye bukeye bwaho tujya gukora ikiganiro avuga ngo muri kona ngo muri kamera ngo ntago bananiwe ntago bari bananiwe kandi bavuze ko none se ntibaraye biruka inzu. Noneho natangaye numvise ngo ejo bundi kuri Zaburishya bahise bavuga ngo iryo joro ngo byarananiye ngo byaratunaniye ngo twamaze iminsi ngo namujyaga kumukora ngo akiruka ngo nanjye nkiruka ngo ubwo rero ngo birangije ngo twarinze kwiyambaza abakuze kandi iryo joro yatubwiye ko hahiye babyutse batananiwe babyutse mujye mubyera muri video warabibonaga ubundi sinashatse se mujye mubyihore gidusetsa uravuga ati bimeze gutya abantu bagutera amabuye ni ikihe kintu cyatumye ufata umwanya wawe ukajya gusemba bazi Karosi? Njye nafashe umwanya wanjye kugira ngo inkuru zihagarare uzi ko mvuze inkuru zose zihagarara ariko buretse mbere utavuga hari ikiganiro umugore yakoze ndatekereza ari kuri Big Town avuga ati ka Karosi sinzigera nkababarira ninamenya ko sheri mwavuganye utambwiye hazashya ahita yongeraho ijambo rivuga ngo ntago nari nkazi icyakoraho nkaboneye yewe nabonye nta kintu gafite nshyizeho towa ni umusazi 100 kwijana ariko yari afite ishinge ahita anyica burundu. ngo rero uwishe Karosi uko umwishe wowe uhita upfa niko bijya biba muvumo sinamuvumye ariko iyo umvumye irakuvuma. nese Karo akimara kuvuga ibyo nimbe byatumye gusaba imbabazi ntabwo Jesse icyo ahubwo nabonye itangazamakuru ko rirushaho kugukubita njye urabona yo wibere urugo rwanjye aho ruri ntacyo rutwaye. Nararebye nk'umuntu umaze imyaka igera muri 7 nubatse sangwa nibwo agitangira urugo ndavuga ne yewe nk'umukristo reka njye kurangiza zino ntambara ndemera abantegeka ibyo gukora ngeze ahantu hakomeye umuntu Prezire yaje mu gusaba imbabazi gute mana yanjye Prezire Mani zamubaze yaje gute yaje kubw'itegeko ry'umugore n'umugabo ariko cyane cyane umugore kuko niwe wavuze ati muhamagare ati ntagire ikindi ntagire indi kamera izamo hano ati Karosi yaransebeje urabizi ko ntigeze musebereza kuri Zaburishya ati ubwo rero hagomba kuza umuntu bita Prezire akaba ari witera ati Karosi akadusaba imbabazi ati si yose ireba. Noneho umugabo we asa n'uworoshya arangije umugore ati hoya noneho ntibibaho ubwo niba ataje tubyihorere. None umugabo arahita abyuririraho ahita avuga ati nyine bibe ati niko bimeze umva turategereza ugira ngo dutegereje Imana. Birangije nibwo bahise bagira Prezire yaje bahita bazana Prezire yaje nko masasa itafi umugore nta kazi yagiyemo ibintu bimeze nabi
nageze n'ubwo mwohereza aragenda ariko ngumiza kumutesha umutwe ndinda no kumutuka Plaisir ahageze ndamubwira ntari jyewe nawe biragaragara umugabo uwo ari we kubera iki kugira ngo mpabwe imbabazi umugore aza atabishaka ariko aravuga ati ariko kuki uri kunsuzuguza abo bantu undi mupanga ibiki wabaretse bakajya kukurega ntisheri nimbabarira iki kintu kirangire barahiriwe na Charity bari bavuze ko bajya kukurega icyo gihe urabizi ko keretse kubivuga cyagiye muri cya kiganiro bantukamo ariko ntabwo bari bavuze ko bari bujye kundega ariko mpageze baransuzuguye ndeba iyo saro bari kunsuzuguriramo ndeba intebe bafite ndeba wenda nanjye saro uburyo yari imeze nambwa ni bowa wintera ubwoba ngo we ngo jyewe ngo ntuzi icyo ndicyo ariko icyo uri cyo gishobora ushobora kuba wari ufite icyo uri cyo ukaza kuba kuriko arabikubwira arambwa ngo uzi icyo ndicyo aragusuzugura pe aransuzugura n'umugore ahita nzanira umutobe uhiye umutobe uhiye niwe yakuzaniye bita kabongotse niwe yakuzaniye arawunzaniye warawunyweye se nasomyeho numva n'urwagwa mpita nkureka wari urwagwa rwa danje ahubwo iyo nza kugumaho nari gusinda nkapfa nawe abyibuka Bowazi arawukuzanira aba arawumpaye warawutimbura urumva ndavuga nti urananiye ati rero nyine ati banza n'ubushera nabwo bwahiye ndavuga nti oya kambere iraje muricaye na madamu wawe Plaisir anyuza hasi ese wowe Karo ubuzima bwawe wowe ko numva bwabaye bubi kuki waje gusenya urugo rw'abana Plaisir nta buhinge iyo inyamaswa itakona yego ndangije rero ndemera mbimbwa pe ntareme ndarambarara ndavuga ntibyanze bikunze ibyo bantegeka byose ndabikora bantegeka gusama yarantegetse yewe nanamwatsa amajwi ngo kuko madamu yaribagiwe receiver nanjye nari bugifata icyo kiganiro namwinginze ntumbabare nanjye fata ikiganiro arangije wibaze yuko kameramani we anabyumve ndabagaye yanyibye memory card yanjiga 62 urabizi narayigiraga arangije ahita yiba arayitwara kugira ngo ntabone uko mfata ikiganiro arayitwara yarayibye n'ubuhamagare madamu mubaze yazizanye ari memory card ebyiri 70 na 62 arangije ro type montuze mu kameramani wahita ntwara njiga usabye imbabazi wigezemo ndasaba imbabazi ndarambarara ndisobanura vuga aho ubuzima bwaturutse abona intwaro yo kuhansenyesha uwo bita Plaisir ahita abwira Bowazi ati curanga n'ibyo atazi kuko nubwo wamvaga ngo ngafite kitari yakubitaga ibyo atazi apfaga kurundaho nta nota ntaki afata sentitizeri yari afite kitari agira na sentitizeri abirambika bati curanga Plaisir ni umuhanga yashatse kukuzamura ni umuntu ugukorera utuntu n'utundi ku buryo uwari wese akugirira amarangamutima cyakora icyo cyo nakimubonyeho abishaka yagukiza arabikoze birabaye arangije aransenya waramwubaka ndatanze ngo ni amahoro bageze abantu ba diaspora b'inshuti zanjye barambwira baturimbwa ndabambwira bati twabibonye yuko uri umugome aturimbwa agiye gusebya Bowazi wanjije ati biriya bintu ati iyo utarakoze ukuri ntiwari kwemera ko bakugira kuriya ubwo rero kirazira gutera umugeri ku muhunda w'icumi urabyakira uratakira ndihangana urugendo rwo kujya kuri RIB rwakozwe na Bowazi n'umugore we bagiye kurega Karosi byaturutse mana yanjye nagiye kumva cyakora ndashimira ubuyobozi bwa RIB nagiye kumva bampamagaye nditaba bicaye muri RIB bameze batya bazanye ibirego bitagira ingano banabyanditse Bowazi ni umucuyi
ntimuzamubone yisetsa kuriya yirirwa ngo yeee kwigira sha ni umugome Bowazi ni umucuyi reka Imana igihana abantu vuga ngo tu oya vuga ngo tu si muvumye oya ntabwo uramuvumye vuga ngo tu bundi umuntu arivumisha ni umugome Bowazi ibintu yankoreye kuri ribu nasabye imbabazi napfukamanze natanze ayanjye nagize gute namusuye urugo niriweyo nkirirwa n'inzara yanyishe ndangije rotipe nsanga yicaye n'umugore we banditse reka banditse kuri ribu ati yadusenyeye urugo Bowazi ati umugore wanjye agiye gusohoka urugo yahukane urugo rwanjye rusenywe na Karosi Karosi yasenyeye umuryango Karosi yanukiye data Karosi yanakiye data bukwe yewe mana we Karosi yatwangishije abantu Karosi atumye inzara itwica Karosi biki n'ibiki yewe we yema mana arangirije abafashe ibiganiro abarabizanye ati dore hano yavuze ko twari indaya umugore ati nta foto nta cyabaye ati twereka aho twasambaniraga arangije azana uduki abagiye mu biganiro yo kabyarigizana akantu kamwe kakagukiza ibizanye rya jambo yanyise umusazi 100% nshyizeho to iryo ryatwikiriye ibyaha byose barambwira ati tambutse ikirego ati niko wa mugore we wamunyagasuzuguro wowe usuzugura umuntu w'umugabo ukagera ku rwego rwo kwita umuntu umusazi ukamushyiraho to wa burundu ukamwica ati warangiza ukaza no kumurega koko yaranaje iwawe akagusaba imbabazi ati zana icyo biganiro agututseho nari nagifashe rero burya no kwikorana akaganiro ni byiza naho igihe ugafata abonye byakomeye ugahita ugakuraho cyakora ndanashimira namwe wenda keretse Samu Gakire keretse Gakire niwe wahise afata ikimbambisha abaracyohereje yewe we umuriba barakikanza asanga ahandi navuze nka byadanje narakaye ndi gusubiza nabonye nanjye banyise umusazi vuga ntiyo wari indaya baracyohereje kuri ribu bahise bamuhamagara ati duhiye yorike abayihaye Bowazi nawe abayihaye ribu yewe we ariko abandi bose uribuka ko twe twabivanyeho shamba ndakubiswa icyakora nkizwa na rya jambo kuri Big Town ntibari bagikuraho muri bakanzaza kucyumva cya kiganiro cy'umugore wa Bowazi kiba ariyo ntwaro yo kunkiza ya Mana dusenga ibinkijije ubundi nanjye nari ngiye mu munyururu Bowazi yarakuryanye nari ngiye mu munyururu n'umugore we ndavuga nti Bowa ukinnye n'Imana kuko ngewe ubwanjye buriya kugucira bugufi nkasaba imbabazi byari bitumye Imana inyishimira niba rero Uwiteka nyishimira iki kintu uzakibona uransebeje nawe izagusebya none se ubu ntiyasebye birabaye birarangiye ibyo kuvugana kuri Bowazi birarangiye Ezekeri bagiye gusaba imbabazi Ezekeri uribuka ajyaho bakamusohora bamwirukankana umugore ntiyamwirukankanye induru zikavuga ariko uvuga ngo Bowazi ni umugome Bowazi oya reba uburyo bamwiruka wari uhari bamwirukankanye igitondo aragaruka ati karo ngewe sinajyayo bari banyishe umugore yaranyishe ntisubirayo kabyarawe usaba imbabazi batatujyana kuturega n'ibiki uribuka ko twamujyanye ku ngufu nabwo amanje agezemo hagati aranga ageze hagati mu kiganiro aranga ahageze abantu barabikurikiye babona n'umugore wa Bowazi byavugaga abantu amuri yakinyo ngo amuri yakinyo kandi iriya mbyinira irakagaragaza akavideo karacyahari umugore wa Bowazi bigera ku rwego ava mu kiganiro ati ni munsokere no mu aratwirukana ati ni munsokere no mu atwirukana abantu barabyanditse muri commentaire ati wa mugore bugira agasuzuguro bahise bavuga ati urugo rurimo umuriro ati reba uburyo uri kubwira abagabo baje iwawe aribwo ugikora ubukwe abantu barabimugaye nyamara abantu barareba babyibuke abantu baze gusubira mu biganiro babireba abantu barabibona reka twinjire ku inkuru yo gushya kwa Bowazi inkuru yo gutwika ya Bowazi gutwika umugore ni inkuru wakiriye gute Karosi ni inkuru wamenye gute Jewe rero ira nkuru nayakiriye nk'ishyano riguye ariko ritarenze
Imana buriya ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi ya 50 bavuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mwanye nawe ariko nzagwana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana byanze bikunze Bowazi nari maze kumenya amakuru ye yari yankubise ku munwa arancecekesha ariko mu minsi mike nari maze gufata amakuru ye y'imyitwarire ye igayitse mu bagore ndetse iranakomeye hepfo hari amadamu akorera hari aho biranakomeye Bowazi ni Bowazi none hafi urabona ko yanahaguze salon de coiffure hano hepfo hariya neza ni ukuvuga ngo birakaze yari amaze kugaragaza imbuto ziteye ubwoba. Telefone y'umukobwa wo muri salon de coiffure amakuru yafite ayo nta ndafata neza ariko birakaze Bowazi. Ubwo rero uyu munsi barimo baranampamagara ngo bampe ibiganiro ariko mu buryo bugaragara njyewe ndabona nahise mvuga nti Imana iramwanitse kuko byanze bikunze nubwo ari kwa ngo ni Satani nta Satani yagiye muri ibi bintu ni Imana yashatse kwitsa no kugaragaza kuko iza gushyigikira icyaha cy'uno mugabo wacaga inyuma y'umugore we ntabwo iyi Imana ari kwitwa Uwiteka niba ahantu hose bari bamaze kuvuga bati uyu niba Imana Bowazi asenga uyu pasiteri unywa inzoga ugira gutya urumva bikaba byari bimaze kuba iyi Imana iza guceceka uwo ari we wese ntiyari kuyikurikira rero niyo mpamvu Imana ibi bintu byabaye yagira ngo igaragaze abo bantu bihishiye muri kamera bazana hano ku musozi Prezida yabozaga ku misozi yabonaga babibagiweho gato yahitaga bazana ati jya guhanurira igihugu jya guhanurira abanyarwanda jya gusengera abadiyasipora gira gutya na gutya akaburiza ibiti yarangiza abadiyasipora rero wawe Prezida bamwubaha kubi iyo babibonaga bahitaga bavuga bati ibintu naha ngaho atagaciro naka rero naho ngaho byapfiriye Imana itizana yigaragaza ukuri kwayo bivuga ngo rero kugira ngo bira byose bibe umuntu w'umugabo uhora postinga buri kamwe ko yahoraga apostinga umugore we yamusomye yasomye inda yamugize gute yamukoreye uduki agapati kose kabaye urukundo ubu si urukundo rushobora gutuma utwika umugore wawe ukamutwikana n'uwo mwana wahora gupostinga n'ejo bundi yagiye kwa muganga amaze kubyara yahise apostinga ati mwana wanjye usanze si ugukunda ko yabahaye n'amafaranga arangije ahita avuga ati abantu bose bumva bakunda Bowazi ati ubusinyira umusore ndabyaye noneho ubu turungutse ati nukuri abankunda nibamfasha maze nkorere umunsi mukuru mugurira umubyeyi igikoma ahita anashimira muri stati yahise ashimira ngo abantu barimo bamuha ibikoma ibaze kuba waravuze ngo umwana ari bwakivuka ako kanya ari bwakivuka ugahita wongera ukongeraho amagambo avuga ngo uyu mwana si uwanjye nta minsi ingahe irashira ugahita ukubita nyina ugatwika inzu kugira ngo wice umwana wawe urumva icyo kintu wowe kugira ngo utwike umwana wawe undi wavugaga ko ukunda n'umugore ese urukundo ni iki ese nk'umuntu niba nta mibanire mibi Bowazi yari afitanye n'uriya mutipe n'uriya mugore we ubundi ibyo bintu byakagenda gute ni ukuvuga ngo gicyo numva nishimira nshaka iki kintu ntabwo ari ikintu cyiza cy'uko uriya mugore nta rukundo Bowazi yari afitiye uriya mugore we oya karo nta rukundo umuntu ukunda mu rugo habamo icyo bita kwihanganirana iyo utihanganiye uwo washatse ntiwihanganire uwo ntiyananiwe kumutwika ari umugeni ajya gutwika umugore usibye ko umugore nta mugore n'umwe nubwo waba wamutemye nta mugore n'umwe washyira umugabo we hanze ngo avuge ngo umugabo yantemye ntibibaho niyo waba wamukubise amaso yabyimye arakubwira ati ntayarwaye rero bino byose umugore yavuze ngo ibiki n'ibiki yahishiraga umugabo we kugira ngo adafungwa
badata ikuzo kuko barasezeranye ibibi by'umugabo umugore yarabyishimiye yarabyihanganiye nk'uko umugabo twe abagabo kwihangana biragora niyo mpamvu we yahise yapurika kugira nabi ariko umugore we ntapfa gukora ibyo bivuga ngo Bowazi kiriya cyagaragaje uwo ari we uriya niwe Bowazi rero naho ibyo yaberekaga kuri kamera ntabwo byari byo ahubwo Bowazi dore n'uriya uriya niwe Bowazi uyu babonye abantu bahurura hariya utwika umugore n'umwana yego uwo niwe Bowazi naho uriya bitaga pasiteri n'undi muntu wiyoberanyaga dore Bowazi n'uriya nibagenda basenge urumva ngo nibagenda basenge uriya niwe Bowazi naho nimubona umuntu akwihishiriye mu nsengero buriya na Elize uriya wabonye uriya wavugaga ati riranyishe ati nacyagenda naraguhobeye numva naheramo uriya niwe Elize ndabishaka urumva ngo ndabishaka uriya niwe Elize tubabona ku gatuti no kugutitira ngo iravuze ntabwo ari bo ahubwo do bariya ni kubona umfasha baba basinze babasinze ka gatobe ka Bowazi oya ngo banywa ntuze ariyo bita bazoka bazoka niyo ntuze Bowazi yanywaga ni icyuma urumva bari abatipe babatimbuye kandi Bowazi yaramaze kugira amafaranga mwana yaramaze kugira amafaranga ku buryo ifaranga niryo rikuyobora ibyo gukora ifaranga niryo rikubwira ngo nyura muri make arenzwe kubera amafaranga y'abadiaspora ni note z'abadiaspora kuko abavuye ku banyamatiku basigaye kuri Bowazi ubikora yicecekeye ariko iramwanitse imurengeze z'abanyamatiku iramwanitse bikomeye none urazi kwitwa ko kwica ko wagambiriye kwica wagerageje kubishyira mu bikorwa bigapfuba kiriya kintu ni danje urumva ubundi abandi banditswe n'ubusambanyi bafatanye n'indaya abandi bagira gute ariko we yamwanitse noneho yaragiye kwica Bibiliya avuga ngo kwihangana kwanyu kwihangana gutera kunesha gute uri umuhanuzi uzwi uri umukozi w'Imana nka Bowazi ubirimbura bikarimbuka usibye ko nge nta n'ibyo nzi yarimbuye yagiye kwa Ezekiyeli bamusohora mu cyumba cy'amasengesho baramwirukana bamubonyeho ubusambanyi kubera ubusambanyi dore hari haciye iminsi itagera mu cyumweru yari afashe umukobwa mu bonyobora aramubwira ati bakwangishije abafiyanse bawe babiri aramubwira ati tujyana ahantu ngo usengere ati njyana aho uba ngo usengere ati noneho nkwereke rero aramubwira ati we n'ibiki navuga byinshi nta minsi ingahe yari ishize ndamubwira ntiwibeshye muribeshya namwe arakwanika amakuru ye nari nyazi aza kugusengera agahita asoza fe we Bowazi ajya kukusengera yarangiza hava nakurongoye uri kumva ibi ni amakuru dufite urumva ikindi aba bose buretse ndaje mu minsi iri imbere ndakwere ntuzi ko njya nkoresha operasiyo ndaje nkwereke ikipe ye yose ngiye kuyishyira hasi urumva cyakora umwe ni wawe wabinyumfuyemo nawe yaza kugumamo ese karo uyu muhanuzi wahanure Bowazi ku mwana ataruwe nicyo umuvugaho ariko uyu muhanuzi ibi bintu bibajijisha bagira ngo basasire imibanire iki kibaye babyite ko ari abahanuzi babikoze ariko nta muhanuzi n'umwe wigeze ahanurira Bowazi kuriya mwana atari uwe ahubwo bashatse kubeshya b'abadiaspora ngo batange impamvu zitumye habaho ishya rya hariya hantu ariko